mu kiganiro n'abanyamakuru kibaye mu kanya kuri wa kabiri muri Kigali Arena, mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere Dr Yusta Kayitesi akaba amaze kuvuga yuko komite ya Munyakazi yananiwe kuzuza inshingano yahawe. Yagize ati murabizi ko twahagaritse inzego zindi z'umuryango dusigaho komite nyobozi kuko twifuzaga ko ishobora gukomeza kuba ikora ubuzima bw'umuryango, ariko isesengura ryacu ryagaragaje ko inshingano twabahaye n'inshingano zisanzwe z'umuryango batashoboye kuzikora. Ntabwo rero bashoboye guhuza umuryango ndetse ntibanashoboye no kudushyikiriza inyandiko zivuguruye nk'uko twari twabibasabye. Yavuze ko nyuma yo guhagarika abayobozi rero basanzwe bayobora Rayon Sport ngo hagiye gushyirwaho abayobozi bazategura impinduka mu gihe cy'inzibacyuho. Yagize ati abayobozi bahagaritswe basabwa kuzakora ihererekanyabubasha n'abo baza kuba bashyizweho. Ati rikazaba ku wa 24 Nzeri. Uyu munsi rero turi ku itariki ya 22 Nzeri, ni ukuvuga kwezi kwa 9 2020, ni ukuvuga ko haracamo gusa ejo kwa gatatu kwa kane nibwo tuzamenya komite nyobozi nshya y'ikipe ya Rayon Sport. Imyanzuro rero yafashwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere harimo ko RGB yihanangirije umuryango Rayon Sport Association kuko wateshutse ku nshingano. Komite nyobozi y'umuryango iriho irahagaritswe kuko itabashije gusoza inshingano yahawe mu gukemura ibibazo by'umuryango. Mu rwego rwo kubungabunga ibikorwa by'umuryango, ibikorwa bya Rayon Sport biraragizwa mu buryo bw'agateganyo komite nzibacyuho. Ihererekanyabubasha hagati ya komite isanzwe iriho na komite y'inzibacyuho rizakorwa bitarenze tariki 24 Nzeri 2020. Abazayobora iyi nzibacyuho bazamenyekana mbere y'ihererekanyabubasha. Mu gihe Rayon Sport rero izaba itabashije rero gukemura ibibazo dushingiyeho tubihanangiriza mu gihe cy'ukwezi, ni ukuvuga iminsi 30, hazakurikizwa rero ibiteganywa n'ingingo 32 y'itegeko rigenga imiryango nyarwanda itari ya leta biteganya ihagarikwa ry'agateganyo ry'umuryango. RGB yavuze ko muri Gicurasi, ni mu kwezi kwa gatanu, Ngarambe Charles yanditse ibaruwa amenyesha urwego ko ari we muyobozi wayo Dr Kayitesi. Ati byagombye ko dutangira gusesengura ibijyanye n'uwo muryango. Hadaciye iminsi 5, Munyakazi Sadate uyobora Rayon Sport nawe ngo yaranditse ati dore uko natowe ndetse n'ibyemejwe ku itariki ya 19 Mutarama 2020 ngo izo nyandiko zose zagaragazaga ko muri muryango harimo ibibazo bishingiye ku miyoborere ndetse n'amategeko. Yagize ati ni ibibazo bishingiye ku miyoborere n'ibishingiye ku miterere. Ati niba mwarabibonye hari ikirangantego gisa n'ikarita y'u Rwanda n'ikindi, ugasanga rero hari ibyicaro 4 ntibamenye ko rero kubihindura bigenwa n'amategeko. Ikoreshwa nabi rero ry'umutungo ndetse na za konti ziriho ubusa. Muri 2015 igenzura ku mutungo w'ikipe ryagaragaje ko hari ikibazo cy'amafaranga akoreshwa nabi, uburyo rero amafaranga yinjira n'uburyo asohoka budasobanutse, amadeni ndetse n'ibindi. Yagize ati twasanze harimo imyenda idafite gihamya y'uburyo yafashwe, ugasanga rero hari umuyobozi ugaragaza ko yayigurije ariko wasaba gihamya bikabura. Twasanze hari amafaranga y'abaterankunga aza, uburyo yakoreshejwe ntibigaragare mu bitabo byabo. Harimo ikibazo kandi ngo cy'imisoro itandikwa imaze kuba myinshi cyane. Ati twasanze kuri konti zose za Rayon Sport nta 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ati hari igihe rero kuri konti za Rayon Sport haba hariho ubusa. Ati ubu rero uyu munsi Rayon Sport ifite amadeni arenga 1,800,000 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe rero cy'umwaka hiyongereyeho rero nka 1,200,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Dr Yusta Kayitesi yagize ati twihanangirije umuryango ariko ubuyobozi burahagarikwa kuko bwananiwe gukora inshingano. Iyo dusanze rero umuryango unaniwe kwikemurira ibibazo cyangwa se ngo ujye mu mpuzamiryango ubarizwamo ngo bawufashe kubikemura, dushaka uburyo ikibazo gikemuka. Yakomeje avuga ko hari amazina 16 yatanzwe agomba kuvamo abayobora uyu muryango mu gihe rero cy'inzibacyuho. Minisitiri wa Siporo Aurore Munyangajo Mimosa avuga ku mpande zitumvikana muri ikipe. Yagize ati byasaga nkaho hari impande ebyiri zihanganye, impande zombi zahamagawe kugira ngo rero bagire uruhare mu gushaka igisubizo kirambye cy'ikibazo rero muri Rayon Sport. Uretse no kubihanangiriza, ati twasabye ko batazongera kugaragara mu buyobozi bwa Rayon Sport nubwo uwayoboye akenshi abashaka rero kongera kuyobora. Ati twabasabye ko badufasha guhitamo abantu bashobora kuyizamo bakayifasha ariko batagaragaye mu bibazo bya Rayon Sport. Akaba ari ijambo rya Minisitiri wa Siporo Aurore Mimosa. Kuva rero muri Mata uyu mwaka muri Sport y'ikipe ikunzwe n'abanyarwanda benshi cyane bavugwaho
havugwamo rero umwuka utari mwiza, aho hari abadashyigikira ubuyobozi buhari buyobowe na Munyakazi Sadate ku isonga ry'abashakaga impinduka. Hakaba rero hari abigeze rero kuyobora bari barangajwe imbere na Paul Muvunyi. Iri tangazo rero rigenewe abanyarwanda ndetse n'abanyamakuru muri rusange, bagira bati kuva muri Gicurasi 2020 havutse amakimbirane muri Association Rayon Sport ashingiye ku kutumvikana hagati ya komite nyobozi y'umuryango, abigeze kuyobora umuryango ndetse na bamwe mu banyamuryango. Ati mu bihe bitandukanye rero aba bamaze rero kuvugwa, hagiye rero bandikira urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rufite mu nshingano imiryango nyarwanda itari iya leta, bakanamenyesha Minisiteri ya Siporo n'izindi nzego bagaragaza ibibazo biri muri uyu muryango. Igenzura ryakozwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB mu muryango Rayon Sport Association rwagaragaje ibibazo bikomeye cyane. Icya mbere biri mu kuba uyu muryango wararanzwe n'imikorere itubahiriza ibiteganywa n'itegeko rigenga imitunganyirize n'imikorere y'imiryango nyarwanda itari iya leta, ndetse ko kutubahiriza guhuza n'amategeko mu bihe binyuranye. Icya kabiri, imicungire mibi y'umutungo n'imari yakomeje kuranga umuryango, bigatuma rero uhora mu bibazo by'ubukene n'amadeni menshi ndetse no kutishyura imisoro. Kuba abayobozi mu bihe bitandukanye bavuga ko bagurije umuryango ariko ngo bikaba bitarakozwe mu buryo rero bwemewe bw'inguzanyo. Kuba ibi bibazo bimaze kuvugwa byarakomeje rero gukurura amakimbirane mu muryango, kandi abayoboye umuryango mu bihe binyuranye ntibashobore kubikemura. Hashingiye ku itegeko nimero 04/2012 ryo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 2012 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango nyarwanda itari iya leta, cyane cyane mu ngingo zaryo ya 16 na 30 ziha urwego rw'igihugu imiyoborere inshingano n'ububasha byo kwandika, gukurikirana, kugenzura, kwihanangiriza, guhagarika by'agateganyo cyangwa se burundu umuryango wateshutse ku nshingano. Mu rwego rwo gukemura rero mu buryo burambye ibi bibazo byagaragaye mu muryango wa Rayon Sport, hafashwe ibyemezo bikurikira. Icyemezo cya mbere, RGB yihanangirije umuryango Rayon Sport Association kuko wateshutse ku nshingano. Komite nyobozi y'umuryango iriho irahagaritswe kuko itabashije gusoza inshingano yahawe mu gukemura ibibazo by'umuryango. Mu rwego rwo kubungabunga ibikorwa by'umuryango, ibikorwa bya Rayon Sport biraragizwa mu buryo bw'agateganyo komite y'inzibacyuho no kwa Kayateka ishinzwe gutegura ibijyanye no guhuza amategeko y'umuryango n'amategeko y'igihugu, gushyiraho inzego z'umuryango zishingiye kandi zigendera ku mategeko, ndetse no gutumiza inteko rusange byakozwe mu gihe kitarenze iminsi 30. Ihererekanya ububasha hagati ya komite yari isanzweho iriho na komite y'inzibacyuho rizakorwa bitarenze tariki 24 z'ukwezi kwa 9 2020. Abazayobora inzibacyuho bazamenyekana mbere y'ihererekanya ububasha. Mu gihe Rayon Sport izaba itabashije gukemura ibibazo dushingiyeho tubihanangiriza mu gihe cy'ukwezi iminsi 30, no kuba hazakurikizwa ibiteganywa n'ingingo 32 itegeko rigenga imiryango nyarwanda itari iya leta biteganywa ihagarikwa ry'agateganyo ry'umuryango.